yakubiswa ziriki yakubiswa zinani Pastor Kayusi yarakubiswe nimugoroba masaha ya saa moya satira saa mbere. Pastor Kayusi nubwo navuga ngo yarakijwe ahubwo yigize akizwa. Hari n'amarekode twavuganye nje nawe yatwumvisha twumve tubyemere zana hano biretse gatoya ugenda ukoramo gutya ukoramo hagati kugira ngo utazima reka nyatangize genda ugire gutya yambere ngo agenda avuga ngo ngiye ngo narwanye ngo na Kayusi kumva genda ukoramo gutya paka ni nacyo shema yego nacyo shema ariko ingumi namuriye yo kumenyo azayibuka ingumi yamuriye yamuteye gometse koko twumve shara mukobwa nyine abanye yarahagarariwe nyine abona afite ingabo yarafite ingabo niyo mpamvu yaza kunange kambone ko yarafite ingabo nyine yego ati yarafite ingabo yarafite ingabo urumva ko umuntu wari ufite ingabo ku Rwanda ntabwo yari kubura ku Rwanda ariko cyakayiza wihangana mana uramujyama yashinga n'urukiko rumumva n'umwayiserere urabona reka da nukuvuga ngo ikintu hariya cyari kubaho ukumva gatsiko genda indwanya imanzi kumva ndwanya ko tabikoze se afite imbaraga se kuba uriya rushiya y'umukino amureka kumva ko hari abantu bari kurwanya uriya muhungu yarafite vide manager yafashe kumva uriya muhungu nawe bakorana hariya kari hagufi nako kari bari bane bombi ni Kayusi turi kumva ni Kayusi we nadushaka kubishyira hanze bakanga ngo nukubeshye yego umukobwa aravuga ati njyewe wenda ndamuzi n'umusitari kamutiza yiriri foto wenda yipostingira yego umukobwa umutipa aracunga wa mukobwa abarimo gukora ibiganiro abafashe umutara abayobye ahita agenda ashaka kuyiheza iyo saha shaka gweza isaha y'abandi kandi iyo saha irahenze yaje gufatwa gute rero dore ukuntu Kayusi yaje gufata yafashwa umukobwa yaramuhize aramubona Kayusi bamutegeka ko natishyura moto izanyura mukobwa agomba gukurwamo inkweto cyane ore Kayusi bavuga yego Kayusi bamutegeka gukuramo inkweto akazi kwatiriza akishyura moto izanyura mukobwa imuvanye Kimisagara aje gutora isaye agashyiraho n'indi cyakababuro yo gukubita umukobwa yego nyuma yaho nta makuru yandi urabasha gufata nyuma y'icyo gihe Kayusi yakomeje atera amahane atangira kubatuka ku babyeyi banyu kundi unundi ngo mwashatse amaraso yanjye kera ngo ariko ngo nawe muzabona ngo umuntu abaye umusitari ngo n'uyu muramurwanya bariya bafite serivisi abashinzwe nubwo bashinzwe gukubita abasitari umusitari azakubita kuko kwita igisambo kwita umusitari bakubita igisambo kandi nubwo bagikubise bagihana uko Kayusi aje gukora ikiganiro ku nganje nubwo bafata hirya ntabwo bibaho Kayusi ba amatelefone Kayusi ahamagara umuntu ati njye nshaka kujya umusitari ukamuha amafaranga agahita akuraho telefone akuraho telefone nimba umuntu ari umuntu w'umusitari yego sibyo akakora iki akajya kwiba nimba umukobwa amutiza isaha sibyo umukobwa amutiza isaha ajyanga yifotozanye yego akimara kuyimanga yifotozanye Kayusi asanzwe yiba urumva noneho ubwo nimba umukobwa amuhesanga yifotozanye ko yabonaga yambaye ikote urabizi afite agakote bamuguriye ahora yambaye niko ahora kameze nk'indangamuntu yego ni yabaye nk'irangamuntu sibyo yego urumva saje manager amubwira ati yazanye n'umukobwa ngo bavuye nimba kwa manipo yego irase ku mukobwa n'agakote ababye umukobwa ati abahamagaye seriveri ngwino hano nsinzanira primus konje unzane na mitsingi ikonje ndibaza ati se umuntu pasiteri anywa inzoga afite na bibiliya mu ntoki agenda abeshya nareke kubeshya abanyarwanda ngo yarakijwe arabeshya bayi genza mwifatira akavidewo turi kumwe turagenda yego mwaze ngashyira hano ku karubanda kuri kujya hanze Kayusi byadanje byo kubabyeyi ibyo turabiza tukanabantu cyane umukobwa amubwira ati wambare nimba nakwize nka isaha yanjye kuki wumva ko
wamemukira ukantwara isaha ari umukunzi yamaye yanguriye ndamubwira ngo iki nayimburaho Kayusi yaransengeye pe ariko biranasanze ari imitwe nta mupasiteri usenge umuntu amuteraho siporo afite na mitsingi icupa rimaze kumugera mu bwonko akikaraga hejuru wongeye kugusenya ubwo Kayusi ubwo yari nimugoroba ari narindi ku nganji manager azamubya nisa yarayambaye akifite agasuzuguro shaka abwira umutipe ati Kayusi ngo nanze tuvugane Kayusi arabigona haguruka n'agakote n'isake ngo nanze tuvugane mu minota itanze nka numva shinchi hanze zimeze nabi ndasohotse bona Kayusi bamukubise akajwiga mu buryo akajwiga muri bwa bukote akote basaka mufunguraho bagacyara hasigana kagashati bamufashe gutyo ako bamukubise yari ntana wamukubise none ngararwana Rwanya ngo reka makubita arakubita seke kubita yarajageye none ubwo mani cyambabaje ibihe byiza kuri wakoze subscribe ku Nasha TV ndetse n'ubufatanye na matsiko.nyarwanda.com hano nitwa Cyubahiro ni wa muhungu ukunda abakobwa kana batinya abakobwa bose n'abagore ariko abagore bose abakobwa wanga abakobwa ntakababyare Matsiko salam meze neza cyane meze fresh yego none ngende hano numvise amakuru nibwo hari umumamagaye w'umunyamakuru yego arambwira ati ibintu ubyemera byanga ko ubaze Matsiko n'abandi kubyemera yego Kayusi wari umutinganyi wigize pasiteri yego wandi ugize pasiteri kandi ubundi ari umutekamitwe pasiteri Kayusi yakubitiwe hano ntabwo ari nk'akabari ngira ngo muri aka kabari ka hano twicayemo yakubiswa ziriki yakubiswa zinani pasiteri Kayusi yarakubiswe nimugoroba masaha ya saa moya saa mbiri pasiteri Kayusi nubwo abantu bavuga ngo yarakijwe ntabwo yigeze akizwa hari n'amarekode twavuganye nge nawe yatwumvishe twumve tubyemere zana hano uretse gatoya ugenda ukoramo gutya ukoramo hagati kugira ngo utazima reka nyatangize genda ugire gutya yambere genda ukoramo gutya paka yego ariko ingumi namuriye yo kumenyo azayibuka ingumi yamuriye yamuteye gometse koko twumve shara mukobwa nyine abanye yarahagarariwe nyine abona afite ingabo yarafite ingabo niyo mpamvu yaza ati nanjye kambone ko yarafite ingabo nyine yego ati yarafite ingabo yarafite ingabo urumva ku muntu wari ufite ingabo ku Rwanda ntabwo yari kubura ku Rwanda ariko cyakayuza wihangana mana uramujyama yashinga n'urukiko numva rwayiserere urabona da nukuvuga ngo ikintu hariya cyari kubaho ukumva Matsiko genda indwanya imanzi kumva ndwanya ko tabikoze afite imbaraga se kuba uriya rushiya y'umutinganyi mureka kumva ko hari bane bari kurwanya uriya muhungu yarafite vide manager yafashe kumva uriya muhungu nawe bakorana hariya kari hagufi nako kari bari bane bombi ni Kayusi turi kumva Kayusi wenda dushaka kubishyira hanze bakanga ngo nukubeshye ni Kayusi wivugiragize uko yakubiswe ko yakubiswe bari bane bari batanu ikireke ibintu byinshi sinubwo tububyuba byose yego ntabwo ari ngo kiganiro gitinda ariko cyane uko bivuze ko Kayusi yakubiswe nagira ngo abantu batanu bose babanze bumve koko ko yarakubiswe yego yakubiswe nubwo arimo kwiregura ko Kayusi yakubiswe arimo kwiregura amarwe ya Kayusi barayazi uyu ni Kayusi uwo ni Kayusi ijwi rye rirumvikana yego wandi wari umutinganyi yego nimba umuntu ari umuntu w'umusitari yego sibyo akakora iki akajya kwiba nimba umukobwa amutiza isaha sibyo umukobwa amutiza isaha ajyanga yifotozanya yego akimara kuyimanga yifotozanye Kayusi asanzwe yiba urumva noneho ubwo nimba umukobwa amuhesanga yifotozanye uko yabonaga yambaye ikote urabizi afite agakote bamuguriye ahora yambaye niko ahora kameze nk'indangamuntu yego ni yabaye nk'irangamuntu sibyo yego urumva
yego umukobwa aravuga ati njyewe wenda ndamuzi n'umusitari kamutiza yirira ifoto wenda yipostingire. Yego umukobwa umutipe aracunga wa mukobwa aba arimo gukora ibiganiro abafashe moto arabayobye ahita agenda ashaka kuyiheza iyo saha shaka gweza isaha y'abandi gano saha irahenze yaje gufatwa gute rero dore ukuntu Kayusi yaje gufata yafashwe umukobwa yaramuhize aramubona amuhamagaye amubwira ati ni wa mukobwa wagutije isaha abaramukubye ajyana ingese yo gutukana no arongera amuhamagara Kayusi agite amutuka ku babyeyi ibitutsi njyewe ntashobora kuvuga bya bindi bye nyine yego agira ibitutsi bibi sibyo agira ibitutsi bibi Kayusi byadanje byo ku babyeyi ibyo turabiza tukana abantu cyane umukobwa amubwira ati wambare nimba nakwizenga gw'isaha yanjye kuki wumva ko wamemukira ukantwara isaha ari umukunzi yamaye yanguriye ndamubwira ngo iki nayimburaho Kayusi ko yabyumva ubwo aramutuka umukobwa nibwo ahamagaye manager kabari yego yasize amubwiye ati njyewe nibwa isaha n'umuhungu bita Kayusi yego wahoze ari Wumutinganyi basi naza hano aje gukora ikiganiro muzayimunyakire muyimbikire nzaza kwita kuno ikimisagara yego Kayusi ngize amahirwe abaje ku kabari nanze kuhavuga cyane umunana avuga yego ahazwi nko kunganje abantu bose bamaze kwamenya ni kunganje yego nakunda guhigira umugati ntihabyuka yicaye turiho dukora ibiganiro abanyamakuru bose bakora ibiganiro kunganje n'ahantu heza barabakira neza urumva ibyo twabibabwira Kayusi aje manager amubwira ati yazanye n'umukobwa ngo bavuye nimba kwa manipo yego irase ku mukobwa n'agakote ababye umukobwa ati abahamagaye seriveri ngwino hano tinzanira Primus ikonje unzane na mitsingi ikonje ndibaza ati se umuntu pasiteri anywa inzoga afite na bibiliya mu ntoki agenda abeshya nareke kubeshya abanyarwanda ngo yarakijwe arabeshya bayi genza mwifatira akavideo turi kumwe turagenda yego naze ngashyira hano ku karubanda kuri kujya hanze akakobye Kayusi asigaye arabuze ibiganiro nabibuze nasubira mu butinganyi n'ubundi sibyo bigira inzaka kuko nta muntu ukimureba asigaye yirirwa kunganje ngo mwamaye ikiganiro barasengera abantu babikaraga hejuru bakubita imigere yego urumva Kayusi yaransengeye pe ariko biranasanze ari imitwe nta mupasiteri usengeye umuntu amuteraho siporo afite na mitsingi icupa rimaze kumugera mu bwonko akikaraga hejuru ngongeye kugusengera ubwo Kayusi ubwo yari nimugoroba ari narindi kunganje manager azamubya nisa yarayambaye akifite agasuzuguro shaka abyira umukobwa abbyira umutipe ati Kayusi ngo nanze tuvugane Kayusi arabigona haguruka n'agakote n'isake Kayusi mu minota ingahe yagarutse yivovota buriya manager abacuzuguye gatuzuguje umukobwa urumva ati gute amagurutse hano akanjyana hanze leta se yagwago cyangwa ngo mani ngabonye isaha ngo naguze ngihenze ngo none ngo arimo kumbwira ngo nyimuhe ngo nyimutize ngo azayifotozanye urumva mu minota itarenze ingahe umukobwa arageze hano kunganje bazamuhamagara ati runaka yahaye igitambo cyaje none akasambira ngo ngari umukobwa ngo ugiye kuza hano ngo agiye kudutama akantu nishimira tugasanga ari umufana wenda Kayusi ugiye kutugura akantu ndatangira mbobeza umuhogota barimo kunywa bonyine bananyimye nicare hariya nibere kuri chat umutipe mbona umukobwa araje Kayusi bite ngo haguru ngo mubera bebe ngwino hanze tuvugane mu minota itarenze nka numva shinchize hanze zimeze nabi kandi asohotse bona Kayusi bamukubise akajwiga mu buryo akajwiga muri bwa bukote akote basaka mufunguraho bagacyara hasigana kagashati bamufashe gutyo ariko bamukubise yari ntanara wamukubise none ngararwana Rwanye ngo reka makubita arakubita seke kubita yarajageye none ubwo mani cyambabaje asubira inyuma ajya gukubita uriya mukobwa namuhaye n'isaha natekereje n'itike yateze mana ahubwo amukubita n'ingumi mana njye ndura mukobwa nawe kujya kumureba yakubise umukobwa ingumi ndura mukobwa nawe kujya kugira ngo abagabo bagenzi bakajya gufata umukobwa akabafatira yego arafata igitsina gore aragikubita muri iki gihe nta muntu ugikubita igitsina gore ndura mukobwa nawe kwitabaza ubugenzacyaha ribu umuntu yanwaye isaha ni igisambo arafashwe ashyizeho no kunywa n'inkoni ashyizeho n'inkoni
ibintu byambabaje. Ndashimira abasekirite ba hano bafite rwose ewana babidufashijemo neza mu tipe Kayusi bamutegeka ko natishyura moto izanyura mukobwa agomba gukurwamo inkweto cyane. Ore Kayusi bavuga. Yego Kayusi bamutegeka gukuramo inkweto akazi kwatiriza akishyura moto izanyura mukobwa imuvanye Kimisagara aje gutora isaye agashyiraho n'indi cyakababaro yo gukubita umukobwa. Yego. Nyuma yaho nta makuru urabasha gufata. Kayusi yakomeje atera amahane atangira kubatuka ku babyeyi banyu. Kwa kundi. Ngo none ngo mwashatse amaraso yanjye kera ngo ariko ngo nawe muzabona ngo umuntu abaye umusitari ngo n'uyu muramurwanya. Bariya bafite serivisi y'abashinzwe. Nubwo bashinzwe gukubita abasitari. Umusitari azakubita kuko kwita igisambo kuita umusitari. Bakubita igisambo kandi ngo bagikubise bagihana. Babagihana. Uko Kayusi aje gukora ikiganiro ku nganji no gafata hirya. Ntago bibaho. Kayusi ba amatelefone. Kayusi ahamagara umuntu ati ngiye nshaka kujya umusitari ukamuha amafaranga. Agahita akuraho telefone. Akabata akuraho telefone. Ubu nanjye mfite amafaranga. Yego. Nanjye rafite ntago nayo. Amwereje none ndazifite ndabitse ndesha nzabishira. Nanjye yandi amafaranga nayo. Ariko Kayusi aho uri hose. Ni igisambo. Man uri igisambo uri ingegera mbi nagiye umuntu uzakubona muri ba costume bwabaye ngira. Nikiye gupfura cyane cyo kigabanya wagicucu. Nushaka ugabanya ubusamo ufite kukura apfa nabi. Nk'ubu inzu yari arimo sibaye musohoyemo. Bamwishyuraga inzu. Sibaye musohoyemo ameze nka nimba nanjye. Bamusohoye musabayeho ati wayimwishyiraga aramukatsi kuko yabonye ko bya bintu byo kweshya ngo yakijijwe atakijijwe n'ubundi akiri umusinzi n'umutinganyi kandi ariko kuzaza abeshya abantu ngo yaretse ubutinganyi akiburimo ariko kweshya abantu ngo yakijijwe kandi ari umunywanzoga ari umusinzi byaba atasinze ntabwo na nijoro ari gukubita akagira ibitutsi bibi agiye ikinyabupfura gike ubu ikinyabupfura kibi cyane mugiye ngo ndi umusitari ngo abanyarwanda baramenye bakumenyeye ku bintu by'ibigambo bipfuye amaso ku bibi no matsiko nkawe nk'umusitari no kuzamuka kandi uri mu nzira nziza y'iterambere nicyo wabwira abantu beze kuriya Kayusi yumva nta ntagirwa inama yo dushatse banamureka ni iki kintu wabwira nk'abantu bakurikira cyangwa se ari we na Kayusi mwese muri abasitari ariko Kayusi azwi cyane mu gukora ibikorwa bigayitse ntabwo ari umusitari mani wo kubona nira amakangu mani y'umugabo mani igira igisambo mani arimo gusebya abasitari bagiye niba mukora ibiganiro ukabona ariyo niba ubona amatsiko batse amatsiko yagendanye na Kayusi reka turimo gukora ikiganiro sibyo umukobwa wari warambitse agatelefone kagatushe hasi bona arimo kugenda agakuruza akaguru mu kiganiro ako naravuga ati wenda ko arimo kugakuruza wenda arajyanga agashyira mu kiganiro agafite wenda yakubufasha bamuremere bona agakubise muri bogisamani Kayusi akira ku ruhande Kayusi agiye ingeso yo kwiyonda amwe ati se Kayusi akagafone kuri umukobwa ubuyitse mani meze gute umani ngutandaburiza ngo reka ngene nkamushyire mu byo ko yari yagataye hayibaze naga aho yambere imfura y'u Rwanda nabimushimira arakamusubiza nuko yabonye wamubonye kandi nuko ni namubonye ubundi yari yakajyanye yego Yetu nabyira abasitari biki rero abasitari iki dore mburi bayitangiye kuba nyinshi nagiye tugira iki kwa abasitari twikomereza icyo nabyira abasitari mukora amaboko mu mifuka mureke dukore dutunzwe n'uyu munwa nta kindi kidutunze ni umunwa wacu akaboko karekare ko kavemo rwose yego njye nunzwe n'umunwa akaboko karekare nunzwe n'umunwa pe nta kindi kinunze n'umunwa wanjye umunwa wawe cyo cyiza rege akaboko karekare kakayusi n'abandi bameze nkawe baravuga hiki ikintu navuga kora yitwa abandi abantu bakorakora baba bashaka utuntu tw'abandi ikintu nababwira nibareke ibintu byo gukorakora kuko barimo gusatira amageragere nk'ubu nka Kayusi mwakumva ku itangazamakuru muhita mwumva ngo arafunze kubera iki isaha y'abandi byo byambabaje ariko ibintu ushobora kutagarukirana hano byanga n'umukobwa kuko yamukubise kandi umukobwa ashaka ko yanabyimbiwe ashaka kuba nubwo yabyivugiye mu kiganiro muri recording ngo namukuse yabyivugiye hano yabyivugiye njye n'umukobwa nagira njyewe amajwi yarimo hano ati njye namukubitiye ingumi no mu mejo yabitse amajwi izo recording uzibita ntabwo nazisiba yego uriya mukobwa bwo niyitabaza ribu ndajya kumutangira ubuhamya yego ni ukuri ibigo shyigikira amafuti n'ibinyoma ntabwo turushaka mugenzi wanjye no cyo nkwemerera rwose wowe yego matsiko tugaruka ku musozi imvura imeze nabi ko tujyanye hano hari imvura isa nk'aho ari nyinshi yego katugiye tuyivemo tuzasura mu kiganiro cy'ubutaha